tukwifurije ibihe byiza aho dukurikiye muri aka kanya ku Muco Family Gospel TV. Ushobora kuba dukurikiye ari ku manywa cyangwa se nijoro bitewe n'aho uherereye. Reka nkubwire ngo tukwifurije ishya n'ihirwe mu mirimo uri gukora uyu munsi. Niba umeze neza twifatanyije nawe, ariko kandi niba utameze neza reka tukubwire ngo ihangane, ejo bizagenda neza. Ntabwo iminsi ihwana. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza, ariko reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Abadukurikiye bari kwa muganga, abadukurikiye bari hirya no hino, abari mu nzu z'imbohe n'ahandi henshi hatandukanye hatari mu buzima bwiza umuntu aba akwiye kuba yabamo, mwese reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Nk'ibisanzwe rero hano ni ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa wanyu mukunda cyane, mumaze iminsi mutwishyuza muti Pastor Nkuba yagiye hehe. Uyu munsi rero yaje. Uraho neza Pastor? Muraho neza munyamakuru. Amahoro, wiyegereza akamikoro abantu babe bakumva neza. Nibyo rwose murakoze cyane. Ndaho rwose ndakomeye. Amakuru y'iminsi myinshi. Yewe amakuru dufite ni meza, uretse izuba rigenda rituvangira. Burasirazuba dufite izuba cyane, mu karere ka Kayonza dufite izuba rityaye ku buryo imyaka yose yumye, ariko twebwe turaho Imana iraturinze. Hanyuma abantu bari bagukumbuye, bari bamaze iminsi babaza bati Pastor Nkuba ari hehe, ariko reka mbabwire ko burya ntabwo wahora uboneka buri minsi yose. Nyine hagira umunsi uba wateguye ukavuga uti uyu munsi ndaza kuganiriza abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange, twongere ducumbukura aho twacugikiye ubushize, kugira ngo turebe ko twasigasira uyu muryango ndetse n'itorero bikaba ishingiro nyaryo ryo kumenya Imana. Nibyo. Siko bimeze buriya? Niko bimeze. Kandi koko nanjye numvaga mbakumbuye. Ariko turongeye turabonanye. Yego. Ndavuga ngo narambura n'ikiganza nkavuga ngo rwose ndabapepeye. Murakoze cyane. Urabasalimiya. Nabasalimiya sana. Urakoze cyane rero Pastor Nkuba. Uyu munsi dufitiye uruhe ruhisho mu ikayi yawe aho ngaho ugira ibintu byinshi. Uyu munsi ku muryango n'iki wadutegure cyangwa se ku muco, kuko byose birajyana. Birajyana. Nabahishiye ikiganiro cyiza cyane kinaduhugura rwose. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ubusinzi buri gukora amahano mu banyarwanda n'ibiyobyabwenge byinshi. Turagenda tubivugaho, mu muteguro turawufite, turareba ndetse no ku bijyanye n'uburyo umuntu yanyoye inzoga ya sebukwe ayimwibye, yarangiza akanyara inkarize nyirabukwe akazinywa n'umugore bigatuma babasenda. Reka da. Ndagira ngo muze kumva amahano y'inzoga. Umukwe yanyoye inzoga se uko arangije anyara inkari, nyirabukwe arazinywa n'umugore barazinywa, noneho bumva birabishye babibwe ise ariwe sebukwe wo mugabo, bituma basenda abo bantu ngo bakoza. Ubwo se urumva batarahohotewe? Urakoze cyane inshuti mudukurikiye rero ku Muco n'Umuryango Family TV. Ndakubwira yuko niba utarakora subscribe uyu munsi hita ukandaho vuba kuko urumva ko package yo turayifite. Nkuba arahari n'abandi batumirwa barahari, twabategura ibintu bikomeye kandi byiza bifasha mu kusobanukirwa neza umuco wacu uravuga iki, umuryango wacu uradusaba iki, amahame shingiro dukwiye kuba tuzi nk'abarerewe mu muryango, nk'abakuriye mu muryango, n'igihugu ni umuryango. Hari igihe tuvuga umuryango abantu bakajya kure ko burya igihugu ni umuryango, kuko igihugu ni uruhurirane rw'abaturage kandi abo baturage nibo bagize umuryango. Rero Pastor Nkuba, twinjiye rero uti ugiye kugaruka ku biyobyabwenge bikomeje kuba byinshi mu bantu ndetse bikanabakoresha amahano. Nibyo. Murakoze cyane. Twagiye mu ikiganiro cy'uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire ko giteye amatsiko, kirimo n'urwenya muri make muraza kubyumva. Ariko ndabanza gusuhuza abanyarwanda bose, inshuti zacu, abavandimwe bacu, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abaduteze amatwi mwese, ndabashuhuje. Imana ibahe umugisha. Nk'uko mwabyumvise, amazina yanjye nitwa Pastor Nkuba Godefroid. Maze iminsi koko ntaboneka bitewe n'impamvu zinyuranye. Muri iyi minsi nanagize n'ibibazo, nterwa n'ibisambo binsahura ibintu byose. Urumva ko maze iminsi ndi mu bibazo byinshi,
ariko Imana ishimwe ntibyanyishe, uyu munsi ndi muzima. Ni bya bindi nyine twababwiye, abo baba basinze cyangwa banyoye ibiyobyabwenge bikabatera kujya gusahura iby'abandi. Rero ni muri urwo rwego nanjye bangezeho gutyo, ariko Imana yarabandinze. Nkaba rero ngira ngo uyu mwanya muri iki kiganiro Umuco Gospel TV nabahishiye ibintu bikomeye cyane kandi biduhugura nk'abanyarwanda. Muzi ko umuco wacu ufite aho uva n'aho ugana, nubwo ugira ibiwuvangira biturutse mu mpande zitari zimwe, ariko tuzagenda twigisha abantu buhoro buhoro kugeza igihe bazabitora, cyane cyane nk'urubyiruko. Urubyiruko rwacu muri iyi minsi rufite uburyo ruri kugenda rwitwara, bikabazanira ndetse ubujura cyangwa se bikabazanira ubwicanyi bitewe n'ibyo biyobyabwenge. Turaganira rero cyane ku bijyanye n'ibyo biyobyabwenge, tuze no kureba ndetse nabo byagiye bigiraho ingaruka. Ariko nk'uko mubizi nyine iki kiganiro gishingiye mu buryo bwa gikristo, kuko giye nk'uko mwabyumvise ndi umupasitori, sinajya kure cyane rero y'ibyanditswe byera, kuko niba ntazi ikiganiro ngomba kugitanga, ariko nkanagitanga nshingiye ku ijambo ry'Imana. Kuko ntashingiye ku ijambo ry'Imana byaba ari ikinyoma. Ngomba kubanza kwerekana icyo Imana yabivuzeho. Ibiyobyabwenge Imana yabivuzeho iki? Ese ababinywa izabagenza iti? Bizagenda bite? Bazamera bati? Ese aho ko tubona igihugu cyacu ni igihugu cyiza kigendera ku mategeko, ndetse n'ababikoze nk'ibyo kirabafunga, ari ababyenga, ari ababicuruza, ari ababiforoda mu mahanga hirya no hino. Ntabwo u Rwanda rubarebera kugira ngo rurengere abanyarwanda. Ese Imana yo bimeze bite? Izabihorera? Bizarekera aho ngaho? Ibyo bakora bizarangiriraho? Oya, reka twifashishe ijambo ry'Imana. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, turabanza duhere ku kureba ibiyobyabwenge, cyane cyane turita ku byaha bijyanye icyaha cy'amahugu kiriho muri iki gihe cya none. Umuntu arimo arareba ibintu by'umuntu, hari abahuguzanya amasambu, amafaranga, imodoka, amazu, ibintu binyuranye abantu bagenda usanga babihuguzanya, ndetse kandi ntibireba ngo uyu ni umugore, uyu ni umugabo, uyu ni umwana. Ubonye uwo Satani yinjiyemo wese aragenda akigira inama mbi yo guhuguza mugenzi we. Ariko se pastor, wenda utarinjira mu byanditswe, ubona ari iki kiri kubitera ku buryo ingeri zose turi kubona abana bica ababyeyi, ababyeyi bica abana babo, abantu bari guhemuka mu ngeri zose, abagabo bari guhemukira abagore, abagore bagahemukira abagabo. Mbega uyu mwuka mubona uterwa n'iki wo kuba abantu benshi mu ngeri zose? Kera twakunda kubona wenda usanga nk'amahane agira abagabo, ugasanga abagore ntibagira amahane. None ubu muri iyi minsi noneho ahubwo abagore bari kurusha abagabo amahane. Abana nabo ntabwo byoroshye. Murabona biri guterwa n'iki? Wenda uraza kutubwira iki ijambo ry'Imana ribivugaho, ndetse n'ingaruka bizagira ku bantu bakomeje kubyijandikamo. Gusa ikibitera byo, urakoze cyane munyamakuru. Ikibitera hari uburyo bwinshi, ariko ndavugamo yenda buke, hari byinshi cyane biba bihishwe mu mitima y'abantu. Ariko hari bwa mbere uru Rwanda rwacu rwagize ibibazo bikomeye, rwagize amahano yo kugira ibintu by'imivurungano n'ubwicanyi bukabije, bituma abantu banyanyagira. Noneho hari abantu uyirebye nyuma ya jenoside, abantu bagiye bataruka bava mu mpande zose. Ariko mu gihe jenoside yabaga, kubera byazanye n'ubuhunzi, abantu babayeho batungwa no gusabiriza, no kugenda utwo umuntu abonye mu nzira akayora. Ugasanga umuntu arimo ariha ibyo atahawe kugira ngo yumva ko ari kurengera ubuzima bwe. Tugeze mu gihugu, wa mururumba urongera kandi urabyuka, noneho uwakoraga ntiyabagishaka gukora, akumva yakifuza n'ubundi kongera gufata iby'abandi. Umuntu yabona yakennye akavuga ati iriya nka yakana kwa yashaka uburyo nayimuriganya, kuko mbere yari iyi nka y'umuntu kuko amwishe, none barashaka kuriganya iyo uriho, kuko ntari bushobore kumwica kuko leta iri bumukurikirane, ariko arashaka inzira zose zatuma amuriganya. Bityo hari abana rero bavutse nyuma ya jenoside bagiye bumva bya bindi ababyeyi bicara bakavuga ibyabayeho. Uwo mwana niba abonye umubyeyi ari gukora ibintu nk'ibyo by'uburiganya n'iki, nawe abigenderamo gutyo. Icya kabiri ni ubusinzi buriho bugenda butuma ababyeyi bifata uko badakwiriye, bakaye imitungo, noneho urugo rugaterwa n'inzara. Noneho ugasanga abana bifuje kwiba, akabona araburaye, akabona ntako ameze, akagenda akiba. Na nyina kandi niba avuye mu businzi, dore ko ingo nyinshi akenshi ziyobowe n'abadamu, bamwe n'abapfakazi,
abandi n'abagiye babyara batagira abagabo bityo bakabura n'abagabo bityo noneho ugasanga urugo yabona abana baraburaye akavuga ati ntabwo burangirira aha ngaha reka ngende njye kureba aho nashaka ikibatunga ntari bukore rero aragenda afate ibintu bya mugenzi we ubwo rero ugasanga ibyo ni ibyica nyine wa muco wacu w'abanyarwanda birimo ubunebwe birimo kudakora birimo kudatekereza neza ejo hazaza birimo no kutumva n'amabwiriza ya leta y'igihugu igihugu cyacu kirigisha abantu gukora urabona hari amafaranga aturuka mu mpande zose agenda ashaka gufasha abantu hari abantu mperutse kubwira ntumva ni ihinga ryageze ni muze mbereke banki ibaha amafaranga y'ubuhinzi batereka dabate ayo mafaranga azadutwara aho twakora umuntu bamuha uburyo yabona imbuto yahinga ariko ahise areba ibindi ahubwo arashaka inzira zo kugira ibyo atwara ku buntu ibyo rero muri make ni ibyo bigenda bibitera n'ibindi byinshi amakimbirane mu ngo nk'uko tumaze iminsi tubivuga ugasanga nyine abantu ntibahuje ubusambo ugasanga imitungo ibonetse mu rugo umugabo n'umugore ntibayisangiye ubwo abana barabikubitikiramo umwana ntiyabona iwabo baburaye ngo yirirwe yicaye abona kwa kana kabarya aragenda ashaka inzira zose zatuma abiba ngayo nguko rero ibyo rero nibyo tugomba guhagurukira kurwanya kugira ngo turebe ko nibura twabicokoza yego ntituzabimaraho ntibizashiraho birahari kuko n'ubitera ni satani nk'uko tubivuga ariko noneho mu gihe cyose hatabaho ingamba zo kurwanya ubunebwe mu gihugu ngo buri muntu wese ashaka inzira zatuma agira akantu akora kamufasha niba adafite isambu niga ubundi buryo kiyabaho ariko kugira ngo arengere umuryango we aha twagiye rero Bibiliya irabivugaho iki Bibiliya yo ngira ngo niyo muyobozi wa byose buriya Bibiliya ni igitabo cyiza cyane ibamo ibanga rikomeye iyobora abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi none ikanabayobora mu buryo bw'Imana nubwo abantu babifata nabi ugasanga barabyitiranya cyane cyane n'iby'amadini dore ko amadini ariyo yikubiye ibintu byose ariko ayo ariyo yose burya Bibiliya unarebye si n'igitabo cy'idini gusa ahubwo ni n'igitabo ugisanga mu mategeko no mu bacamanza hari ubwo ugisangamo mu nkiko usanga Bibiliya ihari kuko hari aho yerekana uburyo bwo guca imanza zitabera kandi ikerekana n'abarya ruswa ikerekana n'amahugu nk'ibyo tugiye kuganiraho icyo gihe rero Bibiliya iyo urebye usanga ari igitabo cya buri muntu wese ngira ngo nakifuriza buri wese gutunga Bibiliya akajya yisoma akareba icyo imubwira kandi noneho akanakizera ko gishobora kugira ingaruka ku buzima bwe cyangwa ingaruka mbi cyangwa nziza ubu rero ndagira ngo turebe iki cyaha ibi byaha tugiye kureba muri Bibiliya bijyanye n'imiterere y'inzoga n'ibisindisha ndagira ngo tusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 ngira ngo tubariho dusoma handitse ngo icyaha cy'amahugu n'ibihano byacyo bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi bakikubira imirima kugeza ubwo batagira ahasigara mu gutura hatagira ahasigara mu gatura mu gihugu mwenyine Uwiteka Nyiringabo yampishuriye atya ati ingo nyinshi ndetse n'ingo nini nziza zizaba imisaka he kugira uzibamo imirima y'inzabibu 10 izavamo inshuro imwe y'intebo kandi ibibibiro 10 by'imbuto z'amasaka bizavamo inshuro imwe y'igiseke umurongo wa 11 naho akongera akatwereka ibi bikurikira icyaha cy'ubusinzi n'ibindi byaha bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha bakaba ari byo biririrwa bakaba ari byo bakabirara inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi mu birori byabo bagira inanga na nebu n'ishako n'imyironge na vino maze ntibite ku mirimo y'Uwiteka ntekereze ibyo bakoze nicyo cyatumye ubwoko bwanjye bujyanwaho iminyago buzize ubupfu bwabwo
abanyacyubahiro bo muri bwo bishwe n'inzara kandi rubanda ruguye umwuma. Urabyumva ibyo bintu? Mu by'ukuri iyo urebye aya magambo tumaze gusoma arerekeranya n'iki n'ibintu turi kubona. Iyo tuvuze ibyaha by'amahugu tubonyemo yuko hari ukuzabona ishyano, abagerekeranya ingo ku zindi. Ngira ngo icyo cyaha na leta yacu nticyemera, gufata umugore aha undi hariya kandi ubwo niko umuntu ari kugenda yongera umuryango. Umugore arabyara. Ngira ngo ubushize nababwiye ko uru Rwanda rwacu rurimo ibintu bigoye cyane. Dufite urubyiruko ruri kugenda rubyarira mu ngo, abo bana babyaye ba nyina bakabata kwa sekuru wabo akabarirana na ba se wabo. Abo bana bazakenera imigabane, nibayibura bazahindukirana wa muryango bawugirire nabi. Rero biraturuka kuki? Biraturuka ko umuntu atari guha agaciro uwo bashakanye. Si abagerekeranya ingo ku zindi tuvuge ngo ni abagabo gusa baza n'abagore. Hari n'abagore nabo ubwabo bari kugenda bongera ingo, cyangwa se bajya mu ngo bava mu ngo bajya mu zindi kandi aho hose ariko babyara. Ibyo byose birazana ingaruka mu muryango ndetse bikazana n'ingaruka mu gihugu. Ndibanda cyane ku muryango kuko ikiganiro cyacu kivuga iby'umuco n'umuryango. Turagira ngo rero turebe ngo umuryango muri iki gihe cya none ntabwo Imana ibyemera. Ntabwo Imana yemera ko abantu bagerekeranya ingo ku zindi, ngo abantu bifate uko bidakwiriye, kuko Imana irerekana ko ubwo ngubwo barimo bakurura ibintu bizabagirira nabi cyane. Ikerekana uburyo ki ibintu bizagenda. Imirimo yabo izagenda izamo ibibazo, izagenda izamo ingorane, kuko nta mutungo bazagira uhagije, nta nubwo bazagira n'umusaruro. Byonyine ubwabyo urabona hari ijambo ritubwira ngo mubyara abo mushobora kurera. Siko bimeze? None se umuntu yabyara bashobora kurera niba umuntu ashatse abagore 5 buri hose nubwo yagenda habyara umwana si abana 5. None se nafata 5 akagerekaho n'abandi asambana nabo ku ruhande bandi 5, abo bana bazaba 10. Kandi hahandi yasambanye babana ntabwo bazaguma iyo basambaniwe, bazagerageza gushaka se. Siko bimeze? Bazagerageza gushaka se. Niba mushaka rero bazabarangira ahari, bazaza nabo baze muri rwa rugo. Wa mugore mukuru wasezeranye n'umugabo we bwa mbere niwe bazaza bashaka. Niba mugeraho kuko ari we nyir'umutungo, nawe ntago azagira amahoro icyo gihe. Azahita haguruka nawe arakazwe cyane nuko umutungo we winjiwemo n'abandi bantu. Urumva ibyago dufite u Rwanda? Urumva kaga mu Rwanda dufite? None abo bana rero barashaka imigabane, kandi banyina nabo aho bari kuzerera hariya bazabindushye. Ba bana bazakenera ko banyina babasanga. Urumva umuryango uravurunganye. Cyaha cyo kugerekeranya ingo ku zindi, Bibiliya iravuze ngo bazabona ishyano. Iryo si ishyano se? Ubwo urumva bihise bitera abana kubirara, batangiye kuba bagome. Yego, kubera ko batabonye umuntu ubitaho. Byongeraho n'iki yuko se namara kuba nabigenze gutyo azatoroka ajye mu mahanga. Avuga ati jewe uyu muryango umeze gutyo nguvuyemo, kandi ari we wawuzanye. Urumva rero umuzigo uzasigara kuri leta. Wabyumvise? Ndi umwana w'u Rwanda, nanjye ndi mu Rwanda, ngomba kugira imibereho nk'iy'abandi banyarwanda. Sasa ni ikibazo. Uyu mwana naramuka agiye kwiba, ngaho aho barimo bahamagara ari ibu nimufata ikamushyira muri gereza, ngaho aho leta imugaburiye, ntagira kigemuriro, ntagira umwambaro, ntagira iki. Ubwo si iki gihugu cyacu nubwo dushaka ko gitera imbere, cyatera imbere hejuru y'ibi bintu bimeze gutyo? Abanyarwanda rero bakwiye guhindura ingamba. Dusomye ku bijyanye n'ubusinzi. Ubusinzi nabwo tubonye ngo bazabona ishyano abazindirwa no kuvumba inzoga, bakaba arizo biririrwa, akaba arizo bararira. Noneho ugasanga hamwe na hamwe. Ariko pastor tukiraha, yego, njewe ubungubu iyo usomye rino jambo mpita nibuka ukuntu ari genja nca nk'ahantu ku kabari. Abantu bari kuvuga ngo hari ngo Bibiliya iravuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo ujye usoma ngo akushoboye. Hano uko igaruka ikavuga ngo bazabona ishyano, kandi biduhurize byanditswe byombi. Urakoze cyane. Ni koko ayo magambo Paulo yabwiye Timoteyo ati kubw'inda yawe yakunaniye
ujye unywa gake. Mhm. Ubundi Timoteyo hari no muri iki gihe biriho, hari indwara abantu barwara bigakenera ko basoma ku bintu bifite alcohol kugira ngo nibura ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ni nko kugoragoza ubuzima. Noneho Timoteyo rero nawe iyo ndwara yarayifite, ariko akagerageza kudashaka kubikora kubwo kwirinda, avuga ati ntabwo nshobora kunywa inzoga, bikamutera kumererwa nabi. Ariko Pawulo aramuhugura, aramubwira tumva, gerageza ujye usomaho gake kubw'inda yawe yakunaniye, uburwayi bwe muri make. Ugerageza ujye usomaho gakeya kugira ngo nibura umubiri ugire alcohol, we kumaramaza, we kuba umunyamasengesho burundu, ahanga utancika. Yego. kumubwira ngo inda yakunaniye, hari uburyo tubyumva tukumva ari nko kwa kundi wenda ikintu kiba cyarakunaniye kukireka kubera nyine, ariko wenda umuntu akabona hari ibyo agukeneyeho, ariko hari akageso kakunaniye kureka. Kuki bidasobanuka ko hari uburwayi bwabiteraga bakavuga ko hari inda yamunaniye? Buriya ni ukuvuga ngo mu mivugire y'ururimi rw'ikinyarwanda, akenshi na kenshi no mu misobanurire y'ibyanditswe byera, dusanga hari abantu bagendaga basobanura ibintu bikaba ngombwa ko bisubirwamo kubera indimi. Urugero nk'ubu ngubu nk'abantu bo mu majyaruguru ntabwo bavuga kimwe n'abo mu majyepfo, usanga indimi zisa n'izitandukana, bakavuga ngo ni urukiga bari kuvuga. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ako kantu iyo kajemo imyumvire yo gusobanura Bibiliya, hari ibindi bitabo ushobora gusanga byerekana ubwo buryo. Ariko kubw'inda yakunaniye, uyu musobanuzi yasobanuye gutyo, kubw'inda yakunaniye yashingiye ku burwayi bwo mu nda. Uri kumva? Noneho aravuga ati kubw'inda yakunaniye, ntabwo ari inda nini yuko yarakeneye kunywa ibisindisha. Nk'urugero nago, ntabwo washobora kunywa igisindisha ngo unywe gakeya wirinde nta kintu kikubaye mu mubiri. Ntibishoboka. Urakomeza ukanywa kugeza ubwo ugize ute uhaga. Ahazagera n'ubidukorera abishobore turebe, asomeho gakeya arekera aho ngaho, byakunda se iragutamaza ntabwo byakunda. Ariko hari ababifata batyo berekeje ku irari ryabo, ati Bibiliya ivuga ngo dusomeho gake, ariko akurikije ibyo ararikiye, akurikije uko abyiyumvamo. Ariko ku ruhande rw'abakristo nyakuri, twe tubyumva ko ibyo bintu byaturutse ku ngorane z'uburwayi. Nk'ubu ngubu hari ibintu n'abaganga bajya badutegeka tukabikora, atari uko bishingiye ku myizerere yacu cyangwa tubyemeye, ariko bigakorwa kubera kugira ngo ubuzima bwawe butangirika. Butangirika, muganga akakubwira ati jya ugenza gutya, jya urya gutya, we kurya ibiri mu munyu mwinshi, we kunywa isukari nyinshi, diyabete itakumerera nabi. Ibyo byose bigaturuka ku burwayi bwawe. Ariko noneho umuntu w'umukene ashobora no kuvuga ati njyewe ati ntabwo nanywa isukari nyinshi, ati ntabwo mba nyikeneye kuko nta mafaranga yo kuyigura afite. Ariko ukumva ko, cyangwa se umukire akavuga ati njyewe nzajya nywa agasukari gakeya. Niko muganga yavuze, kandi yenda bitewe n'impamvu zo gushaka kurondereza amafaranga ye. Ibyo byose biterwa n'iki? N'imyumvire y'umuntu. Wenda aho ngaha turi kwinjira n'ubundi mu biyobyabwenge bigeze ku rugero rw'ibisindisha. Yego. Hari urugero wigeze utangira ikiganiro uvuga uti ndaza kubabwira uburyo ki inzoga yatumye umukwe ngo niba ngo yaranyaye mu nzoga. Ntabwo mbyibuka neza, ariko wagatangiriyeho use nk'uwinjirira muri urwo rugero, kubera ko abantu bo bashaka ingero z'ibyabaye kugira ngo bumve. Icyo ni ukuri. Mu by'ukuri rero, nk'uko bivuze, n'ubundi ngira ngo ni nacyo nshaka kwerekana. Niba Bibiliya yerekana ko ibyo bisindisha bigira ingaruka kugeza n'ubwo n'abanyacyubahiro ubwabo bibatera ibibazo. Ntabwo igisindisha kireba ngo uyu ni umukene, ngo uyu ni umukire, upfa kuba wakinyoye nushaka ube uri muntu ki. Nigeze numva kuri radio bavuga ngo umuperezida wasinze, umuntu kuva wanyoye igisindisha uwo uri we wese kiraguhindura, kikakugira nabi utagize ubwenge bwo kunywa gake. Uyu mugabo rero nk'uko ubibajije, ndashaka kwerekana uburyo inzoga itesha umuntu agaciro. Inzoga ikabuza umuntu gahunda yari afite, ikamubuza umuco, kandi hari uburyo ki yakabaye yifashe, ariko ugasanga arimo aragenda yitesha agaciro. Ndagira ngo utege amatwi iby'uyu mugabo. Ariho havuye umugani uvuga ngo utazi uko yacitse agira ngo umukwe yashotse. Uyu mugani bajya bawuca, ariko
bamwe bashobora kuba bawumva ariko batazi n'inkomoko yawo. Utazi ko yacitse agira ngo umukwe yashotse. Gucika ni iki? Ntago ari uguhunga cyangwa ngo atorotse gereza, ahubwo gucika bavuga ni igihe umuntu abyaye akabyara abana akababyara bapfa, noneho kugeza igihe asigara nta kana agira. Rero icyo gihe iyo adafite akana, cyane cyane umwana w'umuhungu mu rugo iyo adahari, umuryango wawe kugira ngo uzamenyekane biragorana. Umukobwa ni nyampinga ajya kwa sebukwe akungura umuryango, ariko umwana w'umuhungu aguma kwa se ku gikingi cya se, akaba ari hakurira. Rero iyo udafite umwana w'umuhungu ngo akugire imbere, kera ubundi umwana w'umuhungu yajyaga imbere ya byose, yaba guhakirwa se, yaba kurengera umuryango, ibikorwa byinshi byagenderaga ku mwana w'umuhungu mu rugo. Noneho rero uyu mugabo nawe yarafite umwana w'umukobwa ariko atagira umuhungu. Noneho bukeye umusore aza kuza gusaba uwo mukobwa, amaze kumusaba, kera habagaho ikintu cyo gutenda, noneho umuntu akagenda akajya kwa sebukwe agatenda, noneho akabayo yarasabye umugeni bakazanamushyingirirayo, noneho akagira igihe azavayo ariko yarabanje kuba kwa sebukwe. Ibyo nk'abasoma Bibiliya mujya mwumva ko Yakobo agiye gutenda kwa Labani, baranamuriganya bamuha uwo atatendeye. Nyuma yaho harakomeza arongera aratenda imyaka 7, agira 14 kugira ngo abone uwo yakunze. Noneho rero uwo nawe yaragiye aratenda kwa sebukwe abayo, ariko sebukwe aza gukwenga inzoga bita hari inzoga bita urutare, bamwe yita urutare abandi bakayita Nyiragatare. Iyo nzoga rero yabaga ari ugufata inzoga kwenga ibitoki bagakuramo inzoga umutobe udafunguye, bamwe bawita ngo n'umwikamire, noneho bakawufata bakaza gushigisha amasaka nayo bakagira ikivuge bagakameza wa mutobe, barangiza bagashyiramo ubuki. Ibyo bakagenda, kera hari icyo bakoraga mu nzu z'ibyatsi, bo bakagama icyo bita urusenge. Urwo rusenge bataragaho ibitoki cyangwa bakashyiraho ibintu, noneho iyo nzoga nayo bayitaraga hejuru bakacana munsi, ikamarayo icyumweru, ikabanza igashya, uyisomye agasinda ubutazongera gutekereza vuba. Yabaga ari inzoga iryoshye cyane ariko isindisha cyane. Noneho rero uwo mugabo rero agiye gutenda kwa sebukwe, sebukwe rero yaje kwenga iyo nzoga ayitara ku rusenge. Noneho umunsi wo kuyarura ugeze, umukwe sebukwe aza kubwira umukwe ati uzinduke cyane ujye gushokera inka, numara gushokera inka nanjye ndasigara hano, ndaza kuza kuzizana tuzishore, nitumara kuzishora nidukuka genda zamuka njye kwarura inzoga, urasanga inzoga yatunganye mwana wanjye maze unywe, dukora umunsi mukuru tunezererwa. Umugabo arabyumva biramushimisha, ariko agatima ko gukunda inzoga kamwinjiramo, noneho ahita atekereza cyane uburyo iyo nzoga yayinywa mbere, iryo pfa riramufata, azinduka mu gicuku saa 9 z'ijoro, aho kugira ngo abwire sebukwe ati ngiye gushokera inka. Aho kushokera inka arasimbuka ajya ku rusenge ajya kureba ya nzoga. Noneho acungana nuko sebukwe ari bugende agiye sebukwe nubwo yabyutse mu gitondo, ati umwana wanjye yaraye agenda, reka ndebe ko namukurikira njye gushora inka. Sebukwe ahita yahura inka, amaze kuzahura ajyaho bashokera. Kera uburyo abantu bashoraga barabizi, wahangarizaga ku musozi, noneho uwagiye gushokera inka akagenda akadaha amazi mu iriba agashyira mu kibumbiro, noneho akaza kugushoza ukamwumva ukamanura inka ukazishora. Uwo mugabo rero we aho kugira ngo akore ibyo, yaragiye ajya ku rusenge atangira kunywa ya nzoga, atangira kuyinywa. Sebukwe nawe yari yamaze gushora kwahura inka, ategereza yuko umukwe amushoza ngo ashore inka, aramubura. Abandi bashotsi baraza badaha amazi mu iriba bashyira mu bibumbiro, mu gihe biteguye kuzajya gushoza abashumba babo ngo bazane inka. Noneho uwo mugabo nawe aho yari ari kwa sebukwe yaje kunywa arasinda akenera kunyara, ariko nyirabukwe n'umugeni yasabye bari bicaye mu kirambi cy'inzu. Noneho wa mugabo ashaka uburyo ajya kunyara, abona nyirabukwe n'umugore we bicaye mu kirambi cy'inzu, nta hari bubanyure, biba ikibazo. Noneho ahita nyara aho yari yicaye aho ngaho. Atangiye kunyara inka zishotse, umukobwa ati ati inzoga ya papa, ategaho urushyi. Atezeho urushyi,
kuko urusengero rwabaga ari rurerure kujyaho kwabaga ari ugushyiraho urwego. Noneho atezeho uruki arasoma ati iyo wowe ari kunyara hejuru. Ariko ubwo wenda asa nk'udufashiriza nk'urubyiruko ruri kudukurikira nonaha, abakuru bo barabyumva. Yego. Nk'ubwo uwo mugabo yari arihe mu mvugo z'ubu kugira ngo byumvikane uburyo yanyaye umugore agatega urushyi yumva ko ari inzoga ya se itobotse. Aha, ni ukuvuga ngo uburyo mu mvugo y'ubu ngubu uko ngira ngo urubyiruko rwabyumva neza, ni ukuvuga ngo uyu mugabo yari hejuru ku rusenge. Noneho mu nzu z'ibyatsi bafataga ibiti, inkingi z'inzu bagashyiraho ibiti hejuru bagatambikayo, noneho bakahashyiraho agatanda. Bamara gushyira agatanda bakajya bashyiraho ibintu hejuru, bagatarayo inzoga, bagakorayo ibintu byose, n'ibitoki bakabitarayo bagacana munsi yabyo, umwotsi ukajya uzamuka ugashyushya bya bitoki. None iyo nzoga yari itazeyo rero, noneho abandi bategereje ko umunsi bari bwarure bakanywa. Noneho umugabo kuko yari hejuru mu kirere, nyirabukwe yicaye mu kirambi cy'inzu muri saro, muri make niko navuga mu mvugo y'ubu, ni nk'uko yaba yicaye muri saro, undi ari muri parafo. Wabyumvise ubwo? Undi ari muri parafo akaba ari hejuru ye. Noneho parafo yenda akaba ifite imyenge ku buryo umuntu yamena amazi bikamera nk'aho imvura, nka parafo itonyanze, ariko umuntu atari bikiri muri parafo hejuru. Niko byagenze rero ku rubyiruko babyumve neza. Noneho igihe inkari zimanutse, nyirabukwe atega urushyi, nako umudamu watega urushyi aranywa. Anywa ati inzoga ya papa irabishye. Ati nyina atereka twumve mwana wa. Nawe atega urushyi nawe. Anyoye za nkari yumva birabi, ati inzoga yabayite ko yabishye. Bakibyibaza, umugabo yumva agarura ubwenge, yumva ko yakoze amahano. Aravuga ati karabaye, banyoye inkari, niba mfatira aha birambera ibindi. Yahise asimbuka yikubita hasi arirukanga. Nyirabukwe yamubonye n'umugore we bati buriya tunyoye inkari za wa mugome, yanyoye inzoga none yanyoye inkari turazinyoye. Mbese ubwo baritotomba bavuga nabi, urumva nawe bararira, nawe urumva ko byagenze. Wa mugabo nawe arirukanka, ageze aho yagombaga gushokera inka, asanga abashumba bagenzi nako abashoraga bagenzi be bacanye ku uruhande rw'iriba umuriro. Noneho bahashinga amacumu. Noneho umugabo azayirukanka ati ntariranyishe, ati ntariranyishe. Ba bantu bumvise ko intarije barikanga, bariruka. Birukanse, wa mugabo afata icumu aho bari bashinze amacumu, bayirukanka bayashinguye bariruka, nawe ahashinga icumu ry'uruhande rw'umuriro. Ubundi ahita amanukira mu iriba, aho ngaho araceceka. Abandi bagiye hirya barebye babona ntarije, bati wa mugabo yatubeshyaga ngo intare iraje none ntayo. Ubwo noneho bahita bahindukira. Bamaze guhindukira baraza bashaka kugira ngo baze buhire nk'uko byari bisanzwe. Baramuhamagara bati va mu iriba, humura va mu iriba. Aranga yanga kuvamo. Noneho sebukwe ategereza uwamuhamagara aramubura. Ati yewe, ati utazi ko yacitse agira ngo umukwe yashotse. Ati ubu nanjye ngira umwana w'umuhungu aba yangendeye, none umukwe wanjye yambeshye ntawaje. Ati koko inka zanjye ziheze ku musozi zirakumiriwe zitanyoye. Noneho atereka kwiriba nje kureba uko byagenze. Inka zisiga mu ishyamba ajya kwiriba kureba. Umugabo yumvise sebukwe ahageze, ava mu iriba ati ntare we, ati ntare yarinyishe. Abandi bati nta ntare yaje, humura. Nuko abaraje abwira sebukwe ati mva, ati ntare yarinyishe, ati nageze hano mu ijoro, uzi ko naje nijoro. Noneho ngeze ahanduhire ndadahira amazi nshyira mu kibumbiro, tedere ngaya, yereka bagenzi be badahiye. Ati dore ngaya, ati none rero dore nashinze icuma aha, ncana uyu muriro ndadahira. Ati ntari ihubuka ije kumfata, nikubita mu iriba. Abandi batiri n'ishyano, wa mugabo ibyo uvuze ni ibiki? Uje none ha wiruka uvuga ngo intare iraje, none uje kuvuga ko ibingi bari wawe bikoze? Umugabo atakanakumira. Niko mwabagaho umwe munkubiranye nuko intare yari igiye kunyica, njyewe ninjye wacanye uyu muriro, ni njyewe iri cumu ni iryanjye, n'aya mazi ni njyewe adahiye. Mwebwe mujya kugira ngo mu nyambura amazi yanjye ngo nuko ndumwe. Sebukwe ati umva rero mwabagabo umwe, niba mushaka imirwano mubivuge, amacumu turayakoranye turwane. Njyewe ubwanjye uyu mwana wanjye namwohereje mu gicuku, yaje kuhira kuko intare yagombaga no kumwica kuko yaje saa 9 z'ijoro. None mubonye acitse ku icumu ry'intare, none mushatse kugira ngo mumwambura amazi ye. Abandi barabati iyi mirwano rero aho kugira ngo turwane, ngaho nimuzane inka zanyu mudahire mugende, ubundi mutuve imbere
twe turikomereza ibyacu baraborohera. Ubwo umugabo baruhiye inka, bamaze kuzuhira sebukwe abwira umukwe ati ngaho jya mu ishyamba uburagiye njye kwarura ya nzoga, reka azagere mu rugo. Rero asanga umugore arimo ararira, umukobwa arimo ararira, baturazuraza hehe rya shyano ngo ni umukwe wawe ryanyoye ya nzoga, rirangije rinyara inka turazinywa tugira ngo niyo itobotse, none ryagiye deravuye hanona. Umugabo atumva rero mbabwire ndabica, ahubwo niba ari ibyo mushaka. Umwana wanjye intare yari igiye kumwica, imutsinze kwiriba, yagiye nijoro iramuhusha, none namwe mugiye kunsonga nk'abari bagiye kumubuza kuhira inka yagenze ijoro ryose, mwanywereye inzoga none murahindukiye ngo mwanyoye inka rize. Ubwo imirwano birabaye, wabyumvise? Ihohoterwaga nguko ubwo riraje, riba riratangiye, wa mugore na wa mukobwa baratangiye barahohotewe. Ubwo umugabo yeguye inkoniga, ubwo ati umukwe wanjye aramutse abyumvise birankoraho, biratuma koranura bibi bibazo. Ubwo abafashe inkoni ati tukarwana. Umugore abarahukanye abajyanye n'umukobwa we, umukwe baratahutse ngo hagere ngo yumve iyo nkuru. Atumva rero databukwe, uzi urupfu nari mpfuye, uzi uko byari bigenze, niba ari uko bimeze njyewe urabaho ndatashye, ejo nzagaruka gutwara inka zanjye, kuko ntabwo mwangereka ishyano ngo muvuge ngo nanyoye inzoga ngo nyari inka ngo mabukwe arazinywa. Ubwo uzi igihe nagendeye, uzi ijoro nabyutse, ubwo ibyo bintu wowe urumva kuko sebukwe ati mwana wa wigenda, ahubwo reka ngende nanjye njye kucyura kwa data bukwe bamenye iyo nkuru. Umukwe ati jye inka zanjye ndazijyana nta bindi. Ubwo watangiye kuzikubita inkoni, ubwo arazishoreye ati kwa data bukwe banshebeje. Ubwo urumva ubwo buriganya bw'inzoga, buriganya n'uburyarya aho hantu. Nawe unteze amatwi, nawe undeba, nawe unyumva, aho uri hose wumva icyo kintu mu by'ukuri ikinyoma kimeze gutyo. Erega sebukwe agiye gucyura. Kera rero u Rwanda, abanyarwanda bari bafite umuco, abantu bakuru baricaraga bakumva ibintu, baravuga bati rero niba ari ayo mahano yabaye, ubu ngubu uwo mugore tugiye kumuca ikiru, ubundi uyu mukwe mu mubarire nka 8 mumusubiza agaciro, atahe agaruke mu rugo ajyana umugore we biba amahoro, cyangwa se mureke inka bazijyane. Batuba turemera gutanga ikiru ariko ibintu bitungane. Wa mugabo bamugerekaho izindi nka, uri kumva? Kubera uburiganya bw'inzoga, wa mugore aragaruka kubana n'umunyamahano nk'uwo. Aho hantu nawe hatekereze, wumva icyo kintu kimeze gutyo, imibanire y'abo bantu ngaho uyumve. Umuntu wicaye yumva umutima umurya n'amahano yahuye nayo, noneho wumve noneho n'uyu nguyu nawe wicaye ku kinyoma avuga ati sha narabahamije. Atekereze munyamakuru nawe uhumve, umva sobanukirwa ko mu rukiko burya abafunze benshi atari kari abanyabyaha. Umuntu akurusha kuvuga ariko ugasanga akurushe kukurenganya. Ubwo baye nk'aho uti ikinyoma gifite ibimenyetso gishobora gutsinda ukuri. Urumva ko cyaha cy'amahugu, uyu mugabo yahuguje inka, agize kanyoye inzoga, agize asebeje nyirabukwe n'umugore, agize nuko bamugeretseho n'inka. Aho hantu nkawe nk'umunyarwanda hatekereza. Abadukurikiye none ahangaha ku Muco Family Gospel TV, murabyumva izi ngero Pastor Nkubatanze n'ahantu henshi yagiye anyura. Pastor, tugana ku musozo, ni irihe somo umuntu dukurikiye muri iki kiganiro akwiye gucaho umurongo akavuga ati kinda gitahanye? Isomo rya mbere rikuru ni ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo mu by'ukuri uyu mugabo urabona ko yari yagiye kwa sebukwe kandi yari yubashywe, ariko yagombaga kwirinda inda nini y'inzoga, kuko ibi bintu byitwa inzoga biri gusindisha abantu. Kandi si n'inzoga gusa, hari n'ibindi byinshi bisindisha. Umuntu aragira amafaranga akihindura umusinzi, ugasanga arakora ibintu byangwa n'abanyarwanda, byangwa n'Imana. Umuntu aragira uburanga bwe bukamutera kwambara nabi. Ibaze nko kubona nk'umwana w'umukobwa mwiza ariko ajya kwambara akambara ubusa. Mu by'ukuri wari umukunze, wabonaga afite isura nziza, wabonaga afite uburanga, ariko yagiye kwambara yambaye ibintu bidakwiriye. Ese Pastor, aho ibi byitwa ibiyobyabwenge cyangwa kunywa ibisindisha birenze urugero abantu bagata umuco, ntago byo byaba biri kugira uruhare muri ibi bintu turi kubona abantu bari kwiyandarika bashyira ubwambure bwabo hanze, bakora ibintu bidasanzwe? Nabonye RIB iri gutunga itoroshi cyane cyane mu bantu b'urubyiruko
ukabona abantu bari gushyira amashusho y'urukozasoni hanze, byo ntaho bifite aho bihuriye n'ibi biyobyabwenge cyane rwose birahuye. Njye naguha nk'urugero, kera ntarakizwa nkiri umwana muto, nari mfite marume ubu yitabye Imana, ariko yanywaga urumogi cyane. Noneho aza kunyigisha kunywa urumogi, njyewe ndi umwana ntazi ibyo ari byo. Nabonaga runywa, nkabona amaso aratukuye, nkabona agira ibibaraga byinshi, nkabona arabyimbye. Noneho yajya kurya akarya nk'inkono wenyine, ugasanga arayora ibyo kurya nk'igikoko. Noneho yabura n'ibyo arya, ahubwo agakubita nyina kandi ari umuntu w'umugabo. Noneho nanjye aza kubinyigisha, noneho maze kubinywa nyoberwa uwo ndiwe. Ndagenda mbwira data ubu nanjye wambonye, kandi nari mfite imyaka 8 yonyine. Ntiwambonye, n'ubu nanjye nagukubita, noneho ntuzongere, ni nanjye n'ubu wabonye imbaraga zanjye. Papa araseka. Ndangije njya kunsina nyitera amakofi. Ubu mfite n'ahantu nakobotse hano haje ngo ndi gutera amakofi insina. Insina ze umwana w'imyaka 8 yaguje umutumba w'insina n'ikofe. Nuko noneho mera nk'umusazi kugira ngo mbikire. Mama yaragiye avoma amazi akajya amenaho, ndi kubabwira mu ibiryo ndapfuye ndahiye. Ibyo rero urumva ko uyu munsi wa none abantu bamwe biyobyabwenge mu by'ukuri ntago bamenya ahantu bari, ntago bamenya uko bameze, ntibamenye imyifatire, ntibamenye uyu nguyu ninde, ntibamenye uyu ni mukuru, ntibamenye uyu ni muto. Niyo mpamvu uzasanga umwana w'umuhungu abona umusaza akamutuka, ukabona umwana aratuka nyina. Ibyo bintu bifitanye isano, iyi myambarire, abakobwa, ibintu banywa, urabona ko hajemo noneho n'iby'amahanga, si urumogi gusa, harazamo n'ibindi biturutse mu mahanga by'uburyo bwinshi abantu bagenda banywa. Nabonye umwana umwe wigeze kujya mu ngunguru ya essence, ashoreza umwuka, ubwenge buratakara, hinduka umusaza, ahita yinjira mu nzu aho twari kwa muganga, asanga umuzungukazi warimo avura, aza kumutera amakofi. Abagabo barimo aho ngaho baje kurwaza barahaguruka, barafata, induru ziravuga, ibitaro asa n'ushatse kubisenya kubera ikiyobyabwenge. Rero ubu ngubu icyo nge nifuza, cyangwa se n'undi wese yifuza, amaze iminsi mbyumva kuri radio mbikurikirana, abakuru babijyaho inama, ndetse hari n'ikiganiro cyiza kiherutse kubaho, ngira ngo cyo mu rwego rw'igihugu, naragikurikiye cyane, ndetse na madamu wa perezida wa repubulika yagize icyo akivugaho, n'umukuru w'igihugu yagize icyo akivugaho, atanga ingero ku bana, atwereka uburyo ki abana bagomba kurerwa, yifuza n'imirimo bakora, yifuza n'ibyo bakora, kugira ngo bagire ejo hazaza habo heza. Icyo kiganiro rero ababyeyi bose bakagombye kugikurikirana, cyangwa se bakagikurikiza. Umubyeyi ahari akigisha umwana imyifatire. Ahubwo ikibazo, umwana aragira imyifatire myiza gute kandi se na nyina asanze ari uko bameze? Aha, usoreje ahantu heza cyane. Nanjye numvaga ndi bukubaze mvuga nti mu nteramatsiko y'uyu munsi, cyangwa se igiteguza ibyo tuzagarukaho ubutaha, kuko ikiganiro cyacu kishingira ku muco n'umuryango. Byumvikane ko mu muryango hagarukamo umubyeyi, hagarukamo umwana, hagarukamo papa cyangwa mama. Ubu ngubu uribaza ngo ibyo ngibyo uri kuvuga uti nibahabwe inyigisho, nibakeburwe, ninde uri bubakebure? Nanjye nsoreje aho ngaho ku nteramatsiko yawe. Urakoze cyane. Buriya baravuga ngo imbura gihana yabuze gihamba. Uwo mugani wamwumvise? Imbura gihana yabuze gihamba. Bisobanura iki? Bisobanura ngo iyo udafite umuntu kugira inama, cyangwa se ukanga inama, iyo bashaka kuvuga imbura gihana, ni umuntu bagira inama akanga kuyumva, ntashake kumva, wamubwira utari ko iki kintu ko ari kibi wakiretse, ngo ujye uramenye uramveho. Buriya rero ntabwo uzabona uguhamba, kuko uzagwa habi, uzagwa kure. Aha nkabanyira ngo mbonereho nkebura abantu. Buriya iyo tuvuze umuco, iyo tuvuze imiryango, buriya mu Rwanda hari ibintu by'amatsinda y'urubyiruko, amakarabu n'iki. Buriya biriya bintu burya birera abana. Amakorali tujya tugira arera abana, arera urubyiruko, rukabaho neza, rukaganira ibyiza. Amakaraba ajya arera urubyiruko, abasuguti barera urubyiruko. Hari uburyo bw'uburere u Rwanda rukwiye kongera amatsinda y'urubyiruko, akaganira, bakajya bahamagaramo babasaza, bakabaha ibitekerezo. Urumva nk'uko ubona gacaca ubu ngubu zagiye zibaho, zigaca imanza z'abanyarwanda, kandi abantu bakiyunga bakabaho neza. N'uyu munsi wa none nk'uko ubona bashyizeho icyo bita inteko z'abaturage mu midugudu, abantu bagahura bagaca imanza, bikagenda neza. Nihabeho n'aya matsinda y'urubyiruko, noneho urubyiruko rujya ruterana, baganire,
babigira umuco nabyo babishyire mu muco baganire urubyiruko abasaza bakuru babigishe ababyeyi baze baberekere umuco nyarwanda uko umuntu nyarwanda agomba kuba ameze ubundi hari ikintu ndimo mbona ntago turabona nyakuri umurongo w'umunyarwanda n'umunyarwandakazi uko akwiye kuba ameze kuko ubu ngubu iyo urebye mu arega nyine barakubwira ko hari ubusirimu barakubwira ko isi yagutse ariko bagomba kujyana n'ibigezweho ariko hari akantu nshaka kugira ngo kagobotokeyo ntabwo turabona ifoto cyangwa kamera itwereka cyangwa YouTube itwereka ngo nibura umunyarwanda nyakuri muri iki gihe cy'amajyambere yagombye kuba yambaye atya yagombye kuba ateye atya none iyo ntumbero ngo natwe tugende tugira gute tuyiganishamo rwa rubyiruko ahubwo urasanga nubwo abantu babivuga ariko birakomeza bikanyuranwamo bamwe bati kera abandi bati ubungubu bakitana ba mwana ariko abashinzwe umuco mu gihugu nibaturebere neza uburyo ki umunyarwanda wifuzwa turabona abakora ubukwe buriya ngewe hari ibintu niba navuga ngo ibijya gusaza bimera imvi bigasubira bwana turabona abantu bari kujya gukora ubukwe bagahindukira bagakenyera kinyarwanda ya kera aba bana bari gukora ibi bintu baratwibutsa umuco wacu wa kera ese kuki bari kubyibuka ese kuki bari kubitegura bakabikora ubwo bose uko bibabera byiza bakabura babibigisha none se kuki bitajya mu muco ngo byigishwe tumenye niba ari byo bikwiye kugenderwaho tumenye niba ari byo bikwiye gukurikizwa tumenye niba ari byo abantu bagira intumbero kuko buri kintu kitagira aho cyerekera ubu iki kiganiro cyacu gifite aho cyerekeza ku muco n'umuryango ari byo shingiro ryo kumenya Imana ko ntiwamenya Imana utagira umuco ubwo se waba wirirwa wambara uko ubyumva unywa ibiyobyabwenge ukavuga ngo usenga Imana ukavuga ngo uzajya mu ijuru Bibiliya itabikwemerera rero tuba dufite intumbero yaho tuva naho tujya none se waba udafite ubunyarwanda ukavuga ngo uremera Imana wakigisha se abanyarwanda iki ko abigisha ubuhemu no guhemukirana ari byo usanga abantu mu magereza usanga nk'undi Yohana ndi Manuel yari kuyehe Yohana yari kuyehe ibyamujyanyemo byagenze bite yakagombye kubanza kumenya ngo ndi umunyarwanda nkwiye gukora nk'abanyarwanda nkagira umuco n'imibanire y'abantu n'abandi myiza naho ngaho ngira ngo ntumbereye inshingiye kandi nifuza kandi nsaba igihugu cyadukorera cyadufasha nibereka abantu intumbero nyakuri abana be guhera mu rujarajaro babereke hagira intore zijya zambara abantu bagakora ibitaramo bakambara ariko nibereka urubyiruko bavuga bati umunyarwanda nyakuri ugezweho mu gihe cy'amajyambere yego data nibe kwambara za mpu za kera nibe kwambara ibyo bindi nibambare yego nayo mapantaro ariko berekane bati umuntu akwiye kwifata atya iyi niyo ntumbero twabona kugira umuntu ye gukora ibye none ngakora ibye none usange umwana kubajije atese ubu kumbwira ngo nambare neza nambare nkawe se nambare gutese ariko kera ubwo uravuga ko hakenewe ibipimo rwose by'icyitegererezo bakajya bavuga bati umuntu usirimutse nyakuri usirimutse agomba kuba ameze gutya yujuje ibingibi nk'ubu twambaraga amakote y'abapasiteri tugashyiramo amakaruvati urabona nk'uku nabyambaye tukumva ari ishema wabona umuntu turiya ni pasiteri kandi koko niyo bakubonye none ubu barakubona mu ikote bakagusoma ngo uriya ngo ni pasiteri icyo bikamera nk'aho ari ibara rikubayeho ariko bakakubaza nk'ikirango washyira hariya uti dore nk'icyapa washyize ku mpande uti ikiranga hariya ahantu ibyo rero ni kwa kutamenya icyerekezo iyo utamenya aho uva rero ntabwo umenya aho ujya. Pastor Nkuba urakoze cyane turagushimiye ku kiganiro cyiza utuganirije kuri uyu munsi namwe abadukurikiye mwandike muri komenti mutanga ibitekerezo n'ibyo twazagarukaho kubera ko aragenda nyine akora ku muco akora ku muryango ariko kandi abihuza n'ikijambo ry'Imana ribivugaho ibiganiro byacu nakagaruka ngenda ari Wasabi Olivier ariko kandi dushimire Nkuba ndetse dushimire n'abari badukurikiye muri aka kanya ibiganiro byacu nakagaruka Pastor Nkuba tuzongera tubane ubutaha murakoze cyane ciao ciao ciao